Kuwa kabiri ku itariki 10 Nzeri 2024 nibwo nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yashyize ibuye ry'ifatizo arimo kubaka umujyi w'udushya dushingiye ku ikoranabuhanga ryitezweho gutwara asaga miliyari 2 z'amadolari. Uyu munsi tugiye kuvugaho nk'uko bamwe bamukunzi bacu bagiye babidusaba. Niba ariko bwa mbere ugeze kuri Sentence wakora subscribe, ubundi tukibanira ku no murongo kugezaho amakuru atandukanye imishinga minini y'ubwubatsi, bine tugusobanurira byinshi utaruzi ukabasha kumenya ugasobanukirwa ibyari byo cyangwa se ibiri gukorwa mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera, ahazwi nko mu nganda hafi y'uruganda rwa Zamu, niho Kigali Innovation City, umushinga leta y'u Rwanda imaze imyaka irenga 10 iri gutegura, nk'uko nyakubahwa Madame Minister wa ICT na Innovation Madame Paula Musoni yabitangaje, ndetse akaba yaravuze ko Kigali Innovation City izaba ifite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu mu myaka 10 iri imbere, izaba ari ishingiro ry'ikoranabuhanga ndetse n'udushya muri Afurika bitari mu Rwanda gusa. Ibi akaba bivugira ko uyu mushinga ari umwe mu mishinga igihugu gifite ukomatanyirijemo ibikorwa byinshi kandi binini, aho twavuga ko ari igice cyahariwe guteza imbere ikoranabuhanga, aho bamwe babigereranya na Silicon Valley yo muri USA, ahazwi ko hubatswe ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga ku isi, aho twavuga nka Google ya Alphabet Inc cyangwa se Meta Inc ifite Facebook na Instagram, WhatsApp n'ibindi bitandukanye byose by'ikoranabuhanga cyangwa se bizwi muri social media, cyangwa se tukaba twavuga na Apple Inc ikora ibikoresho by'ikoranabuhanga bikomeye bizwi cyangwa se bizwiho kuba ari ibikoresho biri hejuru y'ibindi bikoreshwa mu ikoranabuhanga, n'ibindi bigo bitandukanye byose barizwa hano muri Silicon Valley. Rero ari naho rero ino Kigali Innovation City bitewe nuko nayo ari umushinga ugambiriye guteza imbere ikoranabuhanga rigezweho, yaba ari mu buryo bwa artificial intelligence ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byose by'ikoranabuhanga bigomba kuzajya bikorerwa ahangaha. Rero bigatuma ko iki gice cya Kigali Innovation City kigeranwa na Silicon Valley yo muri Amerika. Hano muri Kigali Innovation City hateganyijwe imishinga itandukanye ikoranabuhanga, birimo gukora ikoranabuhanga rya artificial intelligence bizwi nk'ubwenge buhangano, dore ko ikoranabuhanga ryo rigezweho mu ino si tugezemo, kuko ibikorwa byinshi cyangwa se ibintu byinshi by'ikoranabuhanga bisigaye byarihariwe n'ino artificial intelligence. Byinshi bikorwa biyobowe cyangwa se biyobowe na artificial intelligence. Ngire ngo abanyarwanda benshi bazi robo ya Sophia, uburyo rwose yaje mu Rwanda igakora ibintu abantu benshi batatekereza ko bishoboka, aho robo iganira n'umuntu rwose akayibaza ikamusubiza. Ariko abenshi bamaze kumenya n'icyitwa ChatGPT, bazi uburyo uyibaza ibibazo mugachatinga akagusubiza, ukayibaza ibyo ushaka byose ikagusubiza. Ibyo rero iryo koranabuhanga rya artificial intelligence n'ibindi bitandukanye, izo n'ingero nke nari mbahaye. Ibyo rero bikaba biteganyijwe kuzaba hari icyicaro cyabo cyangwa se hari ibizajya bikorerwa muri iki gice cyangwa se muri umujyi wa Kigali Innovation City. Ndetse kandi si ibyo byonyine, ubwo n'urugero nari ntanze, ariko hazaba harimo n'ibijyanye na cyber security, ibijyanye n'umutekano w'ikoranabuhanga, dore ko u Rwanda rwaje mu bihugu biri imbere muri Afurika mu kugira ibijyanye n'ikoranabuhanga rijyanye n'ubwirinzi kuri mudasobwa cyangwa se ubwirinzi kuri internet buri hejuru muri Afurika. Rero mu buryo bwo gukomeza kubutsimbataza cyangwa se no gushoramo imari, ibijyanye no gushora imari muri iki gice kijyanye na cyber security, byose iki gice cyangwa se muri Kigali Innovation City byose bizaba ari ibintu bishyizwe imbere, bizaba bikorwaho mu buryo bigomba kubyarira umusaruro Afurika cyangwa se u Rwanda muri by'umwihariko. Kugira ngo ibi byose rero turi kuvuga bibashe kugerwaho, yaba ari iby'ikoranabuhanga, ribe ari ikoranabuhanga ribasha guhangana ku rwego mpuzamahanga, ku buryo nk'uko u Rwanda rwifuza kuba igicumbi cyangwa se hub ya ICT na innovation, bigo kugira ngo bibashe kugerwaho ibyo byose nuko hagomba kuba ari abahanga babizobereyemo kandi bize neza, bize ku rwego mpuzamahanga. Ariyo mpamvu rero mu iki gice cya Kigali Innovation City hashyizwemo cyangwa se hamaze kugeramo kaminuza zo ku rwego mpuzamahanga, aho twavuga nka Carnegie Mellon University Africa. Iyi ngiyi akaba ari kaminuza yagezemo hagana muri 2011, aribwo leta y'u Rwanda yagiranye amasezerano na Carnegie Mellon University. Iyi akaba ari kaminuza mpuzamahanga yo muri Amerika cyangwa se muri USA, aho yagiranye amasezerano na leta y'u Rwanda ikemera kuza gukorera muri Afurika, ariko ifite icyicaro hano mu Rwanda. Rero ikaba iri gukorera hano muri Kigali Innovation City, ikaba yaratangiye kuhakorera, aho itanga amasomo atandukanye cyangwa se yigisha abantu kuba inzobere mu ikoranabuhanga ku rwego mpuzamahanga, bijyanishwa no kubyaza umusaruro na rya koranabuhanga mu buryo bugezweho cyangwa se mu buryo buri bwa cutting edge.
uretse Carnegie Mellon University hatangijwe ndetse na African Leadership University, iyi nayo akaba ari kaminuza mpuzamahanga ishinzwe n'umunyagana w'umushoramari witwa Fred Sonika. Akaba ari kaminuza ikorera mu bihugu bitandukanye harimo mu Rwanda ndetse n'ibirwa bya Maurice, aho ino kaminuza yigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'imiyoborere igezweho, aho yigisha byinshi bitandukanye mu ikoranabuhanga ndetse n'ibijyanye n'imiyoborere, dore ko biyemeje cyangwa se ifite gahunda yo guhindura urubyiruko mu bijyanye n'imiyoborere. Ikaba ari imiyoborere igomba kuba ifite icyerekezo kigezweho, bijyanishwa cyangwa se bijyanisha igihe tugezemo ndetse n'ahisi igana, bityo rero bikaba bijyanishwa n'ikoranabuhanga. Akaba ariyo mpamvu yazanywe muri iki gice cya Kigali Innovation City, aho hagomba kuba ari igice cy'ikoranabuhanga bijyanye n'uburyo ino kaminuza ihugura cyangwa se yigisha abantu mu rwego mpuzamahanga, kuko higamo abantu baturutse imihanda yose, aho abantu baturutse hirya no hino baza guhahamo ubumenyi ku rwego rwo hejuru, yaba ari muri za masters ndetse n'ibindi byiciro bitandukanye, ariko mu cyiciro kijyanye n'imiyoborere ndetse n'ikoranabuhanga. Si izo kaminuza gusa z'inyamahanga zahageze, kuko na kaminuza y'u Rwanda nayo yatangiye cyangwa se yagejeje ishami ryayo, dore ko inyubako ya kaminuza yatangiye cyangwa se yubatswe yarangiye, ikaba yaratangiye gukoreshwa, aho kaminuza y'u Rwanda yashyizeho ishami ry'ubuvuzi cyangwa se ikoranabuhanga mu buvuzi ndetse na biomedical engineering, nabyo bikaba byaratangiye gukora. Rero byose urumva ko n'ibijyanye n'ikoranabuhanga byose bigomba kujyanishwa n'ibigomba kubera muri no Kigali Innovation City. Hagomba kuba harimo udushya ndetse n'ikoranabuhanga, nibyo bigomba kuba byiranga muri no Innovation City cyangwa se muri no quartier. Izi kaminuza rero ikaba zaratangiye imirimo yo kwigisha ndetse no gukarishya intyoza mu ikoranabuhanga, aho byitezwe ko byibura ubwo zaba zatangiye gukora ku kigero cyifuzwa, aho buri mwaka zajya zisohora abagera ku 2600 b'abahanga b'inzobere ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga, bakazaba ari bamwe bitezweho kuzana impinduka cyangwa se guhindura byinshi mu ikoranabuhanga, yaba ari muri iki gice ndetse no muri Afurika muri rusange. Hakaba harateganyijwe rero ikibanza cyangwa se icyanya kingana na hegitari 61 kigomba kubakwamo amazu atandukanye azakorerwamo ibigo bitandukanye bikora ku ikoranabuhanga mu ngeri zitandukanye, ndetse hakubakwamo hoteli n'amazu yo guturamo ku bantu bazaba bakorera muri iki gice cyangwa se muri uyu mujyi w'udushya n'ikoranabuhanga, witezweho kuba intangarugero cyangwa se witezweho kuba akarorero muri Afurika, bitewe n'ibyitezweho gitezweho kuhakorera, dore ko byitezwe ko nyuma yo kubakwa ku kigero cyateganyijwe cyangwa se ku kigero cyifuzwa, uno mujyi uzajya winjiza asaga miliyoni 150 z'amadolari biturutse ku bikorwa n'imirimo izajya hakorerwa kuri ubu. Nk'uko mubibona, nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe amaze gushyira ibuye ry'ifatizo, ubu imirimo yo gushyira ibikorwa remezo bitandukanye niyo irimo ikorwa, dore ko habonetse abafatanyabikorwa bateganyije kuba bateganyije asaga miliyoni 300 z'amadolari agomba gushorwamo, harimo Africa 50. Iki ni ikigo nyafurika gitera inkunga imishinga y'iterambere itandukanye hirya no hino muri Afurika, gishamikiye kuri Africa Development Bank cyangwa se banki nyafurika itsura amajyambere, ndetse kandi mu bandi harimo BADEA ariyo Arab Bank for Economic Development in Africa, aho byitezwe ko rero ino mirimo yo kubaka cyangwa se gushyira mu bikorwa ibijyanye n'uno mushinga bizaba byarangiye. Byitezwe ko hazatangwa akazi cyangwa se hazangwa akazi kagera ku tuzi 50,000 ndetse no kuba umusemburo mu impinduka z'ikoranabuhanga muri Afurika. Nk'uko mubibona, usibye kaminuza zagezemo cyangwa se imirimo yo kubaka, murabona ko igeze kure, irarimbanyije cyane ko ubu ngubu ikiri gukorwa, harimo gukorwa imihanda itandukanye, inzira z'abanyamaguru ndetse n'amatara yo mu mihanda. Nibyo bikorwa remezo by'ibanze bigomba kumanza kugeramo, kugira ngo noneho abagomba kubaka izindi nzu, izindi nyubako zitandukanye nazo zibe zageramo. Kwagomba no kujyamo agomba kujya hakira abantu mu buryo butandukanye bitewe n'ibyo bazajya bakora. Byose rero ibyo ngibyo bigomba gukorwamo, kuko icyagezemo bwa mbere ngo ni za kaminuza nk'uko twabivuze hejuru, ariko twavuze ko agomba kujyamo n'ibindi bikorwa bitandukanye, yaba ari hoteli, yaba ari amazu yo gucumbikiramo abantu, amatown houses, ndetse n'izindi nyubako zajya zikorerwamo amakampani atandukanye azabakora ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'indi mishinga itandukanye, ariko byose bihuriza hamwe cyangwa se bijyanishwa n'ubundi gahunda y'ahangaha yuko azaba igice cy'ikoranabuhanga cyangwa se kihariwe n'ibijyanye n'ikoranabuhanga. Byose rero bigomba kuza bisanga ibyo bikorwa remezo twari tuvuze, yaba ari imihanda nk'uko muri kwibona, murabona ko imihanda yatangiye guhangwa, ndetse ibijyanye n'ibigega by'amazi cyangwa se ibikorwa remezo by'amazi byo birahari tayari. Umuriro wo hano muri iki gice cy'inganda hari substation, bivuze ko ibikorwa remezo by'ibanze birahari cyangwa se bidahari nk'ibyo by'imihanda birimo bishyirwamo, kugira ngo hano
habashe kumera neza bijyanye n'ibikorwa remezo bigomba kuhagera, dore ko kandi ikindi nuko ino karitsiye igomba kuba iri karitsiye irengera ibidukikije, dore ko ibijyanye n'amazu azubakwamo agomba kuba afite uburyo abungabunga ibidukikije, harimo kudakoresha imbaraga zitisubira, aho rero izi nzu zigomba kuba zikoresha ibijyanye n'umuriro w'izuba cyangwa se ukomoka ku zuba mu buryo bwo kudakonsuminga umuriro mwinshi, ndetse kandi n'imodoka zajya zikoreshwa mu iki gice biteganyijwe ko hajya hagaragaramo cyane imodoka zikoresha amashanyarazi, bivuze ko ino karitsiye igomba kuba ari n'imwe mu makaritsiye abungabunga ibidukikije. Nk'umwe mushinga rero munini ugomba ugiye kuzana impinduka cyangwa se ufite runini igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse na Afurika muri rusange, byinshi bigomba kuzakorwamo, bizakorwa igihe kirekire, ntabwo ari igihe gitoya. Niyo mpamvu tuzakomeza kubaha update, ibyo ni ibintu tubasezeranije, tuzakomeza tubibaha gake gake uko bizagenda bikorwa. Icyo usabwa no kanda subscribe kugira ngo dukomeze tugumane, ukore like kuri ino video, ibindi byo naho gutaha. Bye bye, ciao ciao.